ya Imana turindira komeye nitinya kutunyuza mu bikomeye ahubwo tugira abakomeye ku buryo twayikinyano ku mabuye kadamenya kaguma yuzuye uru rugendo rurakomeye sukuvi butarugana ku kibuye zarukatira dupfuye tuzaserebura Imana tuzuye witinda kubyo nkubwiye n'ukuri Imana niko wihamagaye nako yaraguhamagaye ikibazo gihari nuko watinze witeka dore ndabivuze gusa burya sinye nyine watumye ubahe n'umwuka babwire cyangwa basura nijoro baryamye kugira tuzagera iwawe nibisaba gutega moto ntawuzegera yateze ritiko yasenye inyike ziyeriko dore nige dukomereje amaboko kugira ngo amen ariko amen vayo kuri Imana niyikiza ibibazo ikagutinda mu babisha namenye kari gitanga umutuzo iragukiza ukareka mugo kandi Imana ikakwicaza mu rugo wow bad man leta wayura none reka ndabona n'abantu banga u Rwanda yego abantu banga u Rwanda ngo bari mu mashyamba bari kurwana mwataje ibijumba papa kumwe umuceri w'indobanure cyane ko kurya inkoko indiziritse inkoko indiziritse muze mu rwatubyaye aho rero nyihera amakuru M23 igira itya igaruriye uduce tugiye dutandukanye mu by'ukuri iri gukuraho akarengane yego nta kahe karengane iri gukuraho bura muri Kongo bari abanyarwanda baba muri Kongo bavuga abanyarwanda n'abakongomani bari abanyarwanda abahe bari abanyarwanda n'abakongomani bavuga ngo umva mubwira amateka papa yego u Rwanda batarakata iyi mipaka yego bari abagize gute bari abanyarwanda none mu gukata imipaka yego abo banyarwanda bagira gute bisanga muri Kongo ariyo mpamvu kakanya tuvuga ko ari abakongomani abo bakongomani rero bavuga ikinyarwanda yego bisanze mu karengane gateye ubwoba abakongomani bati mugi wanyu baji wabo kandi wa mu gihugu cya ku butaka bw'abasego kuruza wabo ubutaka bwabo ngo batangira kubarenganira umuntu atangiye gukwirukana na leta imushyigikiye yego bamwe baranicwa. So wagwan my people, this is your boy Junior, aka publisher, creator, motivator, Mr. Boom. You know that I love you from beginning to the end. Now, this is a true story. This is a hit story. Kosa wajireka ngabanza ngivuga. Wajireka ngabanza ngisuriza abantu. Yeah. Isi wari hano ball papa. Yego. Iri sazi byatanye. Yeah. Nandi kwivuga rero ubu ravuze ati reka mbishwaniremo. Nshobora kubugira amahane bro. Amahane nshobora kubuyagira. Ntago Kristo agira amahane. Rero iminsi myinshi. Ko twaburanye papa wanje. Ngo usigaye warabaye umustar ntukibonana. Ayo makuru mfite. Nta nubwo nigeze mbonana buriya boda bitinya byatari. Buriya no kuva kera ntiwabonanye. Sinigeze mbonana buriya bikorwa na. Oya ntago mvuga imibonano ndavuga kubonana. Yego buriya wagize ngo se wababonanye. Ahubwo kubona niki? Niki? Babonanye iki? Ego rero. Ya bezereza byatari. Fresh twaraburanye. Hari haciyemo igihe bro. Abatireka rero zigukubitire urumva? Twamamaza imiziki kabisa. Ngira ngo rero uyu munsi gise n'Imana kukwakira mwa ufite ikintu cy'ikizigo hanze mukanya turaza kugisubiraho ariko reka tubaze tuganire baje kukwiyera ikaze kuri KTV show by'umwihariko. Ukimara kuri mikaze reka mitemba atagomba mbwire. Imana turindira komeye nitinya kutunyuza mu bikomeye. Ahubwo tugira abakomeye ku buryo twayikinyano ku mabuye. Kadamenya kaguma yuzuye. Uru rugendo rurakomeye sukuvi butarugana ku kibuye. Zarukatira dupfuye tuzaserebura Imana tuzuye. Witinda kubyo nkubwiye n'ukuri Imana niko wihamagaye. Nako yaraguhamagaye ikibazo gihari nuko watinze. Witeka dore ndabivuze gusa burya sinye nyine watumye ubahe n'umwuka babwire cyangwa basura nijoro baryamye kugira tuzagera iwawe nibisaba gutega moto ntawuzegera yateze ritiko yasenye inyike ziyeriko dore nige dukomereje amaboko kugira ngo amen ariko amen vayo kuri Imana niyikiza ibibazo ikagutinda mu babisha namenye kari gitanga umutuzo
iragukiza ukareka mugo kandi ng'Imana ikakwicaza mu rugo. Wow. Bad man. Ariko man kuririmba rap mu bintu bijyanye na gospel. Ibi bintu biba bimeze bite bro? Ni ibintu biba biryoshye urumva. Birabashe no gufata n'amakuru. Buriya iyo umuntu avugana n'Imana cyane afite amakuru menshi cyane. Abantu batabizi ko mwije tuzaririmba rap. Na rap izabiri yo mwana witubeshya. Na rap. Witubeshya. Mvuga ibyo biboro urumva. Abaraperi mu itabi witubeshya. Nta bintu by'amatabi. Tutanashwana muri iki kiganiro urumva. Twagiye. Naho ubundi sibyo mwebwe nk'urubyiruko nabonye mugendera mu kigare ni wamuzi ibyo muvuga urumva nimuvugana n'Imana nimufata umwanya ngo musenge ahubwo ngenda hano mu bundi papa wanje urumva negera Imana tukavuga uravuze ngo Imana enjije usoma Bibiliya nicyo gitabo nsoma cyane ibi nago njya mbisoma kangahe mu cyumweru bro bura nashobora kubara se umuceri urabarika witubeshya aho ngaho ntago ndi bubyemere neza kuko bitewe nuko ntago ngamije kukwemeza papa wanjye urabyemera cyane akushobora no kunyigisha nkawumva hano nanjye mvuze ati nzanye urubyiruko mwarananiranye urumva babwirize nk'iminota ibiri babwirize nk'umunota umwe abasaza bari hano haleluya abasaza bari hano buriya ugomba guhinduka kubera ko nudafite amakuru y'Imana yego nutagenda wicare ngo uvugane na papa wo mu ijuru urumva ugira ibintu muganiraho iwawe ni ikuzimu satani ari kotsa brushete nk'igihumbi nukugerayo ukarya ugatumbinda urumva bazazisangira bagahita bagushyingura no mu muriro utazima sinzi n'urukumva ko bagushyingura ubu rikoze rero hisemo kuririmba gospel y'Imana igitekerezo uravuze ati ngewe igitekerezo ndakizanye gospel ya satani birashoboka gospel y'Imana sha none sinjya numva ngo abahanzi nkabariri nasi buriya baririmba gospel za umanzi zumuzi abaniga nubwo njya mba time nta nubwo njya numva ibintu byabo sure njya numva umanzi y'Imana kabisa inspiration uyikura kurinde kuri Israel Mbonyi Serembo inabwanye sipira uyikura kurinde ngiye mvugana n'Imana Imana niyo Bibiliya buriya niyo iguha imirongo kandi ngiye nk'amaneko mabite uburyo nihereye ngo wigize amaneko ariko mu gace ni mareko mu gace uneka iki rero nawe buriya uvuge mu minsi ishize berutse kwakira umujene wanjye urumva kwa kudubaza umujene ngo witwa nde ngo ibwira abana ngiye kumva numva aravuze ngo ni wazarendo icyo kiganiro bajye bakirebe yitwa wazarendo bro noneho ni itsinda ngo cya wazarendo narawe bazapfunga bro wazarendo wazarendo ni ugukunda igihugu njyewe nanjye uwo muhanzi ndamuzi kuko namubonye kuri flyer yagara ejo bundi yari buri performance sibyo rero buriya mbere ya performance twe twaganiye ikiganiro cyagiye hanze uyu munsi wazarendo ni buri kuri iki kiganiro namubwiye ati have nyabo have batamfunga ariko nyine yasize nasi ni izina amakuru y'iminsi rero mwana amakuru y'umuziki wawe ameze neza umva bakomeje kuba imiziki yego from nowhere from nowhere yes nge ndashaka kugira ngo tubanze twigane imbere yuko wenda tuza kujya ku ngoma yawe tuganire nibyo byadanje so iminsi ishize haherutse kuba igitaramo icyo twari tuvuzeho cyitwa gala kuki utari buperforming muri kiriya gitaramo rero kiriya gitaramo usime n'ibangara baniga barampamagaye yego babyoruganije tujya mu mafaranga ntitwahuze amakuru nari mfite ngo wararabananiye burundu ngura bakatira ariko abantu kunanirana ni ibintu bisanzwe papa wanjye ariko nyine hari ukuntu umuntu akunanira hari ukuntu umuntu akunanira sibyo natari ukuvuga ngo nta mafaranga bari abasani bafite amafaranga mwana ariko hari umuntu udafite amafaranga se ngo izina ryawe ngo wari wariremereje niyo makuru mfite ntabwo nakiremereza papa wanjye ngo wasohotse mu binyamakuru ngo byaranditse niyo makuru mfite n'ukuntu ubibona urumva sinzi wenda ikintu abantu bita kuremereza ibintu kuko nkunda umuziki byahatari yego nkunda umuziki byahatari ku buryo nshobora no kuririmba urumva ntiriwe nsaba n'amafaranga yego kubera ko njyewe ndi umuvugabutumwa haleluya uburyo mvugamo ubutumwa rero ntabwo ari ngo nishyurwa ariko iyo bigezeho kwishyurwa kwishyuza nyine ubwo rero narabishyuje
nitwahuza noneho bazanamo n'akantu kabi yego ntanakunze yego ko kwishyura nyuma washakaga ko bakwishyura utarakora uyu muhanda byibuze ngo bama avance mwana bagukutema avance uko njyara abaniga nagiye nkorera bakanyambura ngomba mfite ni ikirori kitagenze neza ngewe nari nahari wenda nta nubwo ndibuze kurya iminwa ndibuze kubivuga akaro ntagiye ntabwo hashya yego ashaka utangiye kwigira umwami rwano wagiye ngo ntago oya tujye tuvugisha kuri papa wanjye ntabwo ari ukwiyemera ase tuvuge ko ubu ngubu ibi bintu ntabwo ari ukwiyemera keve njye nyumva neza sibyo ndabyumva turi mu isi ya competition yego competition ntabwo ari ukugira ngo bamwe bice abandi cyangwa iki yego no guhangana no gusiganwa yego ntabwo ari uguhangana no guhangana sha yego ntabwo ari uguhangana papa no gusiganwa no gusiganwa rero isiganwa turimo buri muntu afite uburyo yirukankamo yego rero kuri stage burangendesha inda n'umugongo ndabibona kenshi cyane nk'umuniga nk'iyo turi gusiganwa nkabona ari kugendesha umutwe nawe urakabije umutwe amanega ntabwo ndamuvuga izina muvuze niba atari wagera kuri stage akigerera we mwisiganwa ugira gutya utangira kuzunguza agatwe abandi bari gukubinda n'umugongo yego nicyo bagushinza kuri stage ngo bawigize umusazi ngo banyweye itabi n'urumogi n'inzoga nabyo kunywa itabi urumva kuri stage hari atuba twagiye mu kazi gutanga ibyishimo ibyishimo rero utabitanze uburibwa nyine ugize utya ngo bawigize umwami wo muri kaminuza hariya ngo ubaye umwami mu muziki nta bwami urumva ubwami bagushinza koko uri umwami mvuze ngo ubwami nta bwami urumva ahubwo nyine muri isiganwa turimo yego igare nkoresha ndi kunyonga papa yego ndi kwirukanka urabizi ko ntawe utariguze rero neza ubwo nazaniriye ga nanjye nze ngere gute umwami avuga ukwe njyewe nari narababwiye ngo nzamuzana nguyu NGD rwose mwabahungu ivugire rumuri birahaye reka nivugire ngo rumuri yigize umwami ngo muri kaminuza ngo nta muhanzi uvuga ngo stage ngo niwe ujyana bajyaho oya njye ubwo nawe nyiri umuhawe ngaho nabambaye umupanga bitaramo ese ubwo ko nanjye aribyo nibajije usigaye upanga ibitaramo byawe ku ruhande oya utanga ruswa se guteguraga muri la minsi ya muri la minsi nari napanze gutegura amarushanwa yego ndikuyategurana n'umukire wo muri Norvège yego ara kuri Karibu Peace Center hoteli ya mbere mu karere yego ariko biracyari muri process je ntago nkunda gutegura utuntu tw'amafuti negura ibintu biri big yego uburyo abantu bazakuramo umusaruro wa danje ariko nanone twigarukiye kuri music urumva buri muntu aba afite ukuntu akora umuziki we nabonye n'abajama bari kwivuga usanga abajama turashwanye kuko tutahuje utuntu runaka yego ngaho ngo nari nshaka video y'ubuntu ukuntu mukanya ndibuze ko kagaruka ko kantu humura kuki wima abandi bana video z'ubuntu umva nyine mani bino iboro biravuna sinzi impamvu abantu batabiha respect yenda ukicara mukagenda kuri set mugashutinga n'ibiki ukajya kweditinga for free kubera ko ngo wenda ngo asanzwe uzi kugira umutima mwiza muziranye yego sinzi wenda n'icyo abantu bita kumenyana yego we kumenyana rero bisobanura iki kuri wowe kagira inkuru uramuniga yitwa aha turi ku muhanzi witwa Eric uramuzi cyangwa ntumuzi kandi uri umuntu umbeshye ntuzane ibintu byo kubeshya hano Eric ndamuzi Eric uramuzi yego umuzi iki rero Eric umuzi iki umuzi imiziki y'imiziki ubwo bishatse kuvuga ngo ni umuhanzi mugenzi wawe yego mwahuriye rero mwahujwe n'iki Eric ramusani twahuye ndabyuka twawengeye kumuha ikiganiro yego nibwo bakiza muri vast ndagenda mbakubita ikiganiro yego kugira ngo byibuze mbone n'abantu biyongera mu rugaga rwacu competition icyari yego dutyaza impano nubwo buryo twahuyemo yego ngo duhita tunamenyana
birangiye ngo bumwiriyeho hasi wagize ngo burano kumwiryaho ngo wamwiriyeho nyamara yarambwiye ngo mukorere video ngo mwapanze imishinga ngo urangije wigira umuntu wa danje yambwiye ngo mukorere video ku buntu yego ndabwira ngo rero ubuntu bisa nkaho muri iminsi ari Imana iri kubutanga muri nta buntu agira oya njye warigeye bafite ubuntu nijye wabwanshiranye buriya muri rizuba wagize ngo nko muri aka kanya wagize ngo ubuntu byakunda ugasanga ubuntu rero we mwise mushwana ntabwo twashwana ntabwo umuntu rega ntabwo buriya wapfa umuntu n'ubusa ngo gutyo gusa ubuse nakubwira ngo nkora video nziko hari n'uburyo unese wagize ngo hari igihe mama yankubitaga agashyi gutya yego kanatsindagiye pe yego mwarira burasi twabaga dushwanya ntabwo mwabaga mushwanye nawe wamucishije akanyafu rero ubwo nicyo uvuze oya naramufunguye ariko none uje kuri muratsitsa Erika barambwiye ati abantu bigize abamirira muri kaminuza hariya abantu batumvikana ari abahanzi nta kintu na kimwe dushobora kugeraho message se naramubwiye ngo kagira inkuru naramwandikiye na breka mbikwere bidebe bibore biri hano ubwene ariko ngo twarashwanye murashwanye ariko ngo umvuko namubwiye mubanza mwaranatukanye mu simbizi oya umva naramwandikiye yego ariko ngo twarashwanye aravuga ngo dushwana gute ndavuga ngo none ubwo wabimbwiye yego wamutuka ikihe gitutsi araseka uraseka wowe mwera kukuntu yasetse yego ashaka ko yaranditse ha eshatu yiwe Erike abanzi murujwana mukigora mwebwe mugashwana aho kuyo gufatanya yego yanditse Erika Matachine naramubwiye yego ngo hero baba ariko ngo twarashwanye nongeraho ngo ese we ngo ese we aravuga hero baba ahita ambwira ngo reka genda ntacyo twapfa yego ndavuga ati wabimbwiye wamutuka ikihe gitutsi yanditse ha eshanu papa ha eshanu abarasetse ha eshanu zitsekirimo nagize nka noneho ndakugendera mfata kamwe mu kantu mu kiganiro twe twakoranye ndagakata neza cyane ndakugendera nkuzanira abami babiri hariya muri kaminuza wowe n'undi muntu ntazi izina rye ntari bunavuge hano mbamba kubiseho nagiye nakira utuntu tugiye dutandukanye tw'abafana banyu hari abaniga urumva baba bashaka gushwana kubera utuntu tw'ubusa wenda reka let's be serious yego ariko n'ubuntu nyine buraho ngaho nibwo ukinjira muri music twebwe twabitakajemo miliyoni urumva yego twanacika intege urumva noneho umuntu arakubwira ati ngewe video zibuze reka ngo supporting ukorere boro y'ibihumbi 30 yego mani twebwe amavideo twakoreye ibihumbi byinshi papa wanjye nakoranye indirimbo na Karigombe kwa Traxler ndahize shayirango amafaranga menshi bro yego from Gakenke yagiye gukorera Odi Musanze ura n'ipeti byo mu mujyi bigukandagira papa wanjye mura n'ibipeti man mura n'ibipeti urabizi nk'umwana ari wo mu cyaro yego uyu mwana ari wo mu cyaro abapeti bo mu mujyi kigero baramusuzugura byatari bamubona amafeke ndaga mu mujyi urumva ngiye gukora ingoma ngiye gukora indirimbo yitwa Revenge yego mana abapeti bakansuzugura bakanyereka ukuntu barenze audio nyikorera amafaranga menshi ndabyibuka n'indirimbo yitwa isi nakoze papa wanjye nikorera ku mujene witwa Mandex indirimbo iragenda ikubitayo ibyumweru bitatu itarasohoka kikoresha ikibaho twavuganye icyumwe umva ceceka ibyumweru sibigwera yimaye twarako ubwo twe turi mu kiruhuko ndikwango reka nsohole benga wena nzasubira ku ishuri yego bimeze neza ngende ntwike ariko ndakubwiza ukuri ko twasubiye ku ishuri atarayima indirimbo mara amezi 3 urumva aza kuyima ntanagingo yirima timing sinze indirimbo yitwa isi wanamwishyuye sha amafaranga yawe iyo ndirimbo ni nawo papa yakundaga amfatiranya na papa ngarababaye bro kutwana gitayi iki amavi buri kimwe cyose wagikora bro iyo ndirimbo narayikoze yayima yashize igihe kandi indirimbo nakoreraga amafaranga menshi maze kugurisha ihene maze kugurisha ihene nge nakuze ndumpeti wicururiza worora inkwavu n'inkoko n'ibiki yego from Gaking
from Gakenge bintwara amafaranga menshi ndi gukora music Ubura ariko umuniga urumva ufite platform ufite abantu bagukurikira banagukunda papa wanje yego bura nujye ubona umuntu urugenda barimo abaruzi papa wanje umuntu kurusha imyaka mu kazi jumuha respect papa mfite abantu bankurikira mfite uburyo nkuramo ibintu ndakubwiye ngo reka ku ndirimbo dukore 30 uravuze ngo 5,000 wowe ushaka gukora video 50 Erika Matachini wowe indirimbo 5,000 baho nibwo bushobozi yari afite niyo mpamvu umusohora benga wenda nk'abo baniga urumva abafite ukuntu bazi gusharinga urumva bazi gusharinga kabisa umuntu kugundi n'ufite gatusha akamwandikira muri SMS akayibona ati wabonye ko nayisohoye yego urumva akabona views n'ibiki ariko buriya nushaka gukora ikintu cy'ubuntu yego ahantu kizagera ibintu by'ubuntu ntantu byagera genda kubwira hari ibiboro byinshi bidusaba ibitambo yego ibitambo papa ukagenda ukihiringa ukarwana sujye ubona nagiye gushaka ama interview hanze cyane buri munsi mu bishanga wacomote rwose nabaye ndi kwirukanga uguruka simbuka ibiboro mbikora ndi kuvunika narangiza naho nari gukura umugati ibyo bora mbikora for free yego just gukunda igihugu ahubwo nabitakazaho nabitakazaho amafaranga yego uko hari umuntu ugera ababaye avuga uti none uyu muntu ndamusiga gutya ntibishoboka ukamusapotinga rero ngiyo muri ibyo biboro mbabaye naho nari gukura amafaranga nk'umuhanzi yego bano baniga bazo no kutubesha ngo nta mafaranga bafite ngo nta kandi bayafite none se nibyarangiye ayikoze indirimbo byarangiye ayikoze yarangiye muyikoze mwebwaho kandi ngo reka sindimo maze maze ubundi ngo tuba turicaye turaganiriye byariko mu kuganira sinjya mvuga amafaranga buriya reka nkwereke kuko ndabizi neza nagukoreye ibintu urabishima utabishima nanjye umuzigo wawe mu bikari nkemera nkahomba ariko icyo nzi ko ntibishoboka uzi ko banga wayitayeho umwanya n'amafaranga ubu nigiye nkubwira amafaranga nyuma sibyo abaravuze ati ariko edit ya rumuri irakemango edit ya rumuri irimo uzi edit irimo inde edit ako kantu uri kukumva yavuze ku bijyanye n'uburyo n'editinga ariko zinawe gusa ubivuga n'ejo bundi merutse kwakira umuntu hano uzakurikirana ibiganiro uzumva ari kubimbwira tugarukire mu kazi kanjye urumva mu kazi kanjye we uburyo nkoramo edit urumva yego buri muntu afite uburyo akoramo ibintu sibyo ndabyemera ko hari urwego ntarageraho yego rero niba uri kubona urwego ndiho urumva utarukoreraho yego uhiza no kubimbwira njye mfite uburyo mbayeho urumva mfite uburyo mbayeho ntabwo ndi wawe urumva nta n'ikintu cyungurira sibyo urumva yego ngende umujene ukiri muto manu bayeho neza sibyo none tubushatse kuvuga ngo mfite 5 nkabona nyine 5 uri bubige wowe kuko edit yawe kiri hasi nyine siraza nkabiguha ntabyanga wabyanga bonye ntabikwiye nezi sinayanga dushwana ibyo 5 yamaye narabyanze afite aho yabijyanye niba yarabigejejeho bicyuje ahubwo nago mbyizeye akajijane kuri kwibana yego nyine abantu batangiye gushwana ari abapeti man bano batangiye gushwana ari abapeti umuziki ko muhuzanyemo intambara tuzabigenza gute turacyari urubyiruko urumva yego nje business yanjye sibyo business yanjye yego tukuntu nyikora nje nkunda n'abantu bama feedback yego mba mbizi neza ko ari ibyo ntashoboye n'ubwo ukunze ama footage ya drone yego ntabwo nayabonanye ntiwayabona ntabwo nayabona ndabyumva ariko urumva ibiboro nkora mfite uburyo mbikoramo urumva uzanyizereramo tuzakorana tuzanyizereramo azagende man merutse kwakira indi comment nayo nicariye simbizi cyeko nambona akantu karaje kuri WhatsApp ati ndebera noneho umuhungu afashe indirimbo ayipimiye yarinze icyumweru hanze hafi n'igice hajya ari iminsi ngahe 6 indirimbo yande indirimbo yawe sibyo yanjye nyine na premier indirimbo yawe baba baravuze ngo mureke dutega amaso umusaruro w'indirimbo uzareba ibiboro urumva ndibuka n'umunsi soka nayishyize stati bateraho comment nyinshi urumva yego comment bari kuvuga ati se ushyize stati indirimbo itarasohoka habwe atariko nimba umuntu yashyize indirimbo mugende munayitegereza none se ko bagushinza yuko ibintu byawe ukora nta professionalism irimo nese ngende umu professionalism none ukaba ushaka menshi y'iki neza aba professional nibo barya menshi nibo barya menshi uzarebe nk'umwarimu wa dance professional se niki
kuba nyine kakazi kawe ugakora at high level. Bruce Melody album yayivuze ryari? album ngo ari indimbo zawe zitarakorwa buri neza ngiye kupremieringa ari video zari sarajya wagize ngo gusohora nugukozaho ugahita usohora gusoka kw'indirimbo ni harimo process. Nje nago ndi umuhanzi simbizi ngiye nikorera ibiganiro nabo ngaho ntabyo bazuzaho kandi ari abahanzi baheze urakina ngo ngende umuhinzi mworozi urumva yego ngende umuhinzi mworozi ucisha amakikorera n'ibibora akunda byo gukora ama video n'imiziki urumva tuba dukorera n'ibigo bitandukanye mani urumva banatwizerera abantu babakire urumva nk'umuntu kukigendera kuri basari yaje nyine urumva agashaka nyine gupfa kubyina mu bintu byawe hari uburyo nyine ngemba reka urumva akantu kaburuze ko ni keza hari ukuntu nyine abana nka bari baza bakavuga ibintu ukabareka bakabibyinamo bakisanzura nyine nkakwa nisi naguzi ko twihishaga mu bishyimbo mwana kandi ngo akurusha views akurusha views inyamana uguri kumugira umwana ngo akurusha n'ijwi ryiza no ngo we byaranakwihishe yandirimbo n'ubwa kabiri sohotse yawe ari yego neza ubundi umuhanzi gute icyo kintu nacyo nari kukigarukaho cyane yanjye barayibye cyane yawe barayibye ngiye kubona mbona indirimbo zose uzishyize kuri yindi none si wagira ute abajurazi wabakosora gute cyane barayibye kandi ngo musigaye mwibisha cana kugira ngo mungere muvugwe ngo mubigo byo bintu abahanzi babibazi zose wowe nsembuye none se ko umuntu nigeze mbira ko cyane yanjye bayibye none je ntago ari kugenda ntabikubajije indirimbo isotse incuro ebyiri hari n'izindi nyinshi ziri kuri channel zisotse incuro ebyiri nyine ukumva cyane yanjye barayibye nzimurira ku yindi channel ubeje bundi twabona tukabona irongera garutse rumuri yongeka garutse ko nari ibyo yabyirutse usigaye muzana ubuntu nazi mukayitisha amacano nukango urumva channel yo barayibye metamo gufata benga nari mfite yego nesi naguzi boro byabe kuri papa cyangwa yego ndabizi benga yarazigara arongera zisohora nanjye nibyo byabaye ivuga ko indirimbo ari ifite 2M kwa papa cyangwa ngo ifite ibihumbi 100 ndabifata 200 none nje indirimbo yari ifite 2K yego ngo bigize 800 yego sha nyamara abahinzi bashobora kuba bakunda imiziki y'umuhinzi w'umuhanzi abantu bankurikirana n'abahinzi nakiye umuhinzi w'umuhanzi uyu munsi yego umworozi yego kandi abahinzi abaniga baza kubyinira mu mata yanjye urumva bareke banywe binywera bareke basome bakomeze twebwe nyine umubyeyi abafite kwihangana yego mwanjye nk'umubyeyi afite kwihangana gukomeye cyane yego kuri rwa rwego ndeka abana bakagobora amata ubareba ariko nkajya mbacisha akanyabo none se umubyeyi udahana yaba akiri umubyeyi ubu akushana noneho bwawuze njye nawe n'akantu ko kwikina bya dana ugacishaho umunyafu ese ntabwo ujyona n'abahanye baje bari kukuririra sha ya ati mfite aya ngaya rwose ati video nese ntiwayikoze ko video twarayikoze kandi twayikoze neza ahubwo si 5 yabageze akiri 5 ayo 5 twaririye kuri seti Agasha ubwo bufasha amafaranga amafaranga aratwishyuye yaduhaye amafaranga menshi reka ngushimire yego ubwo bufasha bano baniga bano bapeti bano bapeti man mu batoze bajye babyibuka mani mu mwatanze imbaraga yego kuko nibatabyibuka nta nisi zabiri kugana ubwo baba bari gutoza bari umuntu ababiki none se reka nkubaze reka buri ikintu cya video tube tunakiretse icyo kuvuga ngo imiririmbira rumuri iri hasi byo bivuga iki ngende umwanditsi mwiza urumva sura umuririmbye mwiza nta ngende umurapa man okay uri umuraperi mwiza ndi umuraperi mwiza kabisa none se wabihakana wabyemera ibyiza byanjye bukugeraho ukanahinduka nakubwiriza urumva yego kandi abo bose ndikubwiriza urukona bari kubyanga yego ku ntebe yo mwijuru nzi neza ko bamwe nibumva tuzahahurira ubwo ngubwo umuhungu umwe wundi nawe abarikoza arambwiye ati ariko se umuntu n'umuhanzi umuntu n'umunyamakuru umuntu hajya ngo uri n'iki kindi n'umuhinzi umuntu umworozi umuntu ni maneko yabuze icyari cyo mu by'ukuri bishatse kuvuga ngo ntacyo ari cyo oya ahubwo ngewe muri ibyo byose uri iki ndi company
kandi ariko igikuri ibintu byose unakimenye yego company we maneko abatojwe ibintu byinshi ibaze ko nungu ngeze mu bajura nawe umujura kugira ngo mbafate kugira ngo ubamenye abahinzi kugira ngo umenye imvaruganda bakeneye n'abasuhuza yego mba ndi guhinga hari imvaruganda bari gukoresha ngamagara meya yego abahinzi babayeho gutya bagakwiye gukorerwa ibi yego kiriya gishanga gikeneye ibi n'ibi wakomeje kuvuga ubuhinzi uhinga iki ubundi igihe wahere uhinga iki urya iki njyewe se ntabwo njye ibyo wahinze pe nyine nawe urinda shima Rumba taciye amaboko akira nayo yajyane ariko kirisitu we nayo yajyane njyewe nashakaga kwimenyera icyo uhinga mpinga ibyo kurya umuceri se nawe urimo ibirayi se nabyo mu kahe karere rero nemere guhingira ahantu hose biri uyu munsi uri guhingira uyu munsi mu gitondo twahinze umuceri yego hari n'umuhinzi twavuganye wiriya mu rugo yambwiye ko yego ubu ngubu bitewe n'ukuntu izuba rihari kagira inkuru bari gukora ikintu bita kurimura ikindi kintu ngo uri social media influence ibyo nabyo nibyo ntega ngira rumuri ni company rumuri ni company neza wamurika ubundi kirazira kumurika ahantu hamwe kandi imana igushiriza imvura ababi nabeza ariko njyewe reka mbanze nkubwire company badashaka ko baba muri iki company yose ibifite ikintu twita speciality sibyo ni ka business uretse mbanze nkurabura ibyo nibyo mwiga njyewe nazanye creativity mwebwe muri ikintu mukaza kubyapurika muri company mutazi n'uburyo yagiyeho speciality ya company yawe ni iyihe ni ukuririmba ni uguhinga ni bumaneko oya speciality n'abantu bashaka akazi bambwire nk'abaye yego hajya ubuneka iki byara abantu bashaka akazi yego wenda tutazajya tuvuga ibintu abantu bakagira ngo turi gupfa kuvuga gusa yego umuntu ushaka akazi abantu bareba iki kiganiro yego umuntu ushaka akazi ambwire mu akazi wampereyo muri company yawe harimo iyihe myanya harimo turajya abantu bifuza guhinga abantu bifuza gukora inkuru yego abantu bifuza gufata amafoto yego amafoto bazimbaho akazi kabisa ongeraho ngo gahemba nanjye ndumva ndi bwisangemo apply bizaba na application oya ni just nicole yego tupange reka nitudahuza maze iminsi iri kwibonera content nziza cyane nakunze uri gukora ukagenda ukaganira n'abaturage benshi baba bari hari abababaye kandi bafite hari n'umuntu diaspora mamagaye amfashiriza umuntu twaganiye yego utuye hariya yatuye imaraba yaramufasha kabisa man ubu maze iminsi ndi kugaragurika kubera ibyishimo ewana muri ino minsi uri gukora akazi katoroshye ngira ngo njye narabikunze cyane so niki cyaguteye inspiration yo kujya mu baturage kuriya ukajya kuba umuvugizi w'abaturage njye narenze kwikunda warenze kwikunda cyangwa ubikora kuko uyu munsi wa none uri umunyamakuru oya narenze kwikunda kabisa ntago yaba ari amaco yo kugira ngo ubone views na subscribe yego n'umuntu udafite ubwenge arakirwanaho niki kiba kikubabaje niki gikunda kukubabaza iyo wageze mu baturage hari aha ikintu kimbabaza Akarengane nubwo ndi ukarwanya katazashira kandi wambwiye ko wizera ikizere cyarashize aho ngaho ku bijyanye n'akarengane Imana idutegeka urumva ibintu mbivuze mbabaye ko ibintu byinshi maze kubona yego no kunyuramo yego ukuri kw'Imana ndagacika ijosi akarengane ntikazashira ibi bintu bishobora kuba byaragukoze ku mutima mbure mama kubera ko ukuntu bivuze ubwa mbere ndaye kuri mama nakayi karengane wabonye abaturage bafite uyu munsi wa none kakubabaje akarengane ntabwo kazigera gashira ushingira kuki niyo ngiye kuryama mbitekerezaho nkumva ngiye korera cye ntago na n'ubu ndasobanukirwa nyama akarengane ntabwo kazigera gashira abababara
bazahoraho umva bro yego uvuze ku karengane ubivuga ari ibintu bikubabaje buriya yuko nanze kandi akabona ko ari ibintu byakugezeho binagushegesha umutima waba warahuye n'akarengane yewe none njyewe utazabona ndi no kubabara gutya yego nta nubwo ndarengana cyane ntabwo urarengana cyane ariko ubabazwa bigeze ku byo nabonye akubabazwa n'abo ubona barengana ni n'umuntu ugasanga umuntu yitaka kundi igihugu yego kandi ibikorwa ntubibone ukabona nta birimo ntabyo none si ariko ibaze reka ngo urugero rutoya mwana yego umuntu wifata akangiza ikintu ariko ukita icya leta yego nyine we ntabwo biramugiraho ingaruka nta ngaruka aragira ashobora kutazigira ariko akazazigira niyite kuzakurikiraho niba wenda hari muri kaminuza tuba mu maromu yego urayangiza umwana wawe ari hazira umwana uzakurikira azaba kandi gukunda igihugu yego mu baturanyi rero hari kubera intambara bikomeye cyane naho rero nyihera amakuru M23 igirika igaruriye uduce tugiye dutandukanye mu by'ukuri iri gukuraho akarengane yego nta kahe karengane iri gukura bura muri Kongo bari abanyarwanda baba muri Kongo bavuga abanyarwanda n'abakongomani bari abanyarwanda abahe bari abanyarwanda n'abakongomani bavuga ngo umva mubwira amateka yego u Rwanda batarakata iyi mipaka yego bari abagize gute bari abanyarwanda none mu gukata imipaka yego abo banyarwanda bagira gute bisanga muri Kongo ariyo mpamvu kakanya tuvuga ko ari abakongomani abo bakongomani rero bavuga ikinyarwanda yego bisanze mu karengane gateye ubwoba abakongomani bati mugi wanyu haji wabo kandi wa mu gihugu cya ku butaka bw'abasegokuruza wabo ubutaka bwabo ngo batangira kubarenganira umuntu atangiye gukwirukana na leta imushyigikiye yego bamwe baranicwa baratotezwa kwicwa nivuga kwicwa wumve kwicwa cyabino ni danger siko bya bintu biba bikomeye nge bura politike nyibona gutyo abantu barapfa no ari nacyo kintu gituma mfa na M23 yego nkabafatiraho icyitegererezo barabaniga urumva yego basa nkaho bari imana niyiri kubakoresha reka mbitegure ibintu bya politike urabizi yego wasanga ari ikinyoma cyambaye ubusa reka mvuga ukuri kwanjye yego ntumvugiremo ariko hari ibintu tutari bwumvikane ibyo ni mpamvu ndi kwivuga ni amateka yego ni amateka agaragara noneho urumva icyaje kuba ni iki bitewe no kuyoborwa n'Imana yego babonye ko akarengane katazigera gashira nabo yego nkuko nanjye mbibona ariko babona hari icyo bakora kugira ngo akarengane kagabanu yego ubundi akarengane ngiye navugaga ni muri rusange ariko bigezaho kurenganya ubwoko runaka abantu runaka byabaye too much yego bora dore ikintu bashatse kurwanya ntabwo ari akarengane gasanzwe umuntu ngo bamukubise ngo harimo ngo oya ibintu bijemo kwicwa biba bikomeye cyane y'abantu batangiye gupfa byo biba ari ikintu gikomeye noneho bo babona nibatagira icyo bakora yego bazagenda bapampaka bashize yego bakora ikintu nakunze gikomeye cyane yego urumva baravuga bati yego turabizi ko twapfa yego reka turwane dupfe bamwe bapfe ariko tuzagira ikintu dukora abazasiga yego basaba mu buzima bwiza yego baseze na FPR yego munze no kwigarako cyane ngurankunda amateka y'abanyarwanda abaseze impamvu nkunda amateka y'abanyarwanda
yego umuniga natuvangira turi mu kiganiro uretse tuganire hano tukiganiro cyaryo unyumbwira ibintu wari kuvuga oya turaganira uretse nanjye ndi mu fana simba ndi tuvuga ibintu biri seriye tuvuga amateka y'igihugu ni ibintu umuntu wese atava kwinjiramo yego ndi kuvuga ndi serious papa yeah man FPR iva muri Uganda bari bazi neza ko hari abatazagera i Kigali kandi ariyo ntego bari bafite batazabona umutekano dufite mu ntambara ntabwo barasiba inyomoro buriya barasa amasasu abantu bamwe barapfa of course ntabwo uzi mu ntwari dufite mu musirikare utazwi cyane hari abasirikari bapfuye bagiye bapfa benshi bahasize ubuzima n'ubungu muri M23 barapfa yego nta masasu nyine ntabwo ari amajeri nyine ntabwo ari gukina kwihisha mbere twakinaga kwihisha tugakina ubute yego tugakina agatambaro k'umwana karihe yego umwaka gaterera hejuru undi agahita gasama yego tukabona turacyariho agatambaro k'umwana tutazi nk'umwana ninde tukakabona ariko ibi ngibi nta masasu bari kuvuga yego ariko baba bafite icyizere cy'uko oya umva ikintu barenze nanjye maze kurenga yego turabizi neza ko abantu bapfa muri iyi ntambara tuzababura yego ariko tugomba kurwana nanjye ndabizi neza ko hari ibyo nzahomba ndabizi neza ko hari ibyo nzahomba yego umuntu ukunda ubutabera bweruye hari byinshi akavugisha n'ukuri abantu baramwanga no mpamvu narenze njye no kuri ariko hari n'uwo bakunda kandi avugisha ukuri barakubeshya ndaguha urugero uyu munsi wa none abantu benshi bamukunda ariko biragaragara buri umuntu akunda umuntu iyo umuntu akunzwe biragaragara ko bamukunda bitewe n'uwo ari we ibyo ngibyo biretse nk'urugero reka tujye ku munyamakuru mugenzi wawe ukunzwe cyane uyu munsi wa none ni umunyamakuru utajya ujya iminwa avuga ikintu uko kiri ariko abantu bamukundira uko kuri hari abantu bamwanganye nanjye niba baravuga ngo abantu barakwanga ntabwo ari bose abakwangane n'abagukunda ntazi usanze nyine abenshi ari abagukunda ugira ngo ubwo ntitwita tubyita ko akunzwe abenshi ari abakwanga ari abamwanga tukaba tutabizi cyase ko byo ntabwo we ntumukunda ntumwemera ngereka ngo urugero yego abantu bamaze kumenya ubwenge yego babaye njyajya ukora ibintu bya danje yego akubeshya akagukunda nabyo birahari kugira ngo bigende bite kugira ngo nawe nyine akuzamukireho shuwa uzingaze ko bya namwe ntabwo ko mukunda koko ngo nzamuke uza abantu bamwanga mugani ushobora kwiruka yego birumvikana hari n'abamurwanya ntawe ubura abamurwanya yego sibyo so rero nicyo kintu nawe rero ufite abakurwanya benshi njye mfite abantu bandwanya ndabizi neza urumva yego si umwe si babiri si batatu yego ariko dore ikintu njye nzakora ndi narenze kurwe ntabwo ninya gupfa ngewe yego gupfa se ni njye ntabwo ninya gupfa urumva yego ahubwo ikintu ninya ni ugupfira ubusa gupfa nta kintu upfiriye nyine gupfa nta kintu upfiriye ariko anytime igihe cyari cyo cyose tuzahurira mu ntambara nzi neza ko ndi kurwanira abantu yego ntabwo wanyira yego noneho nemera ngo abamaneko nabyemera noneho nagenda ubivuga abamaneko barihisha nicyo kintu tutajya twemera nta mu maneko ugenda wivuga wa muntu ngenda bivuga kandi barakwambika babyemeye ko ndi maneko ntabwo nabandi maneko ushobora kuba uri maneko w'abahinzi ariko nta kibazo ariko ntabwo babyemera kuba batemera ko ndi maneko yego nibyo bingira amaneko shawe wizana kubeshya ushobora kuba unekera abahinzi wirirwa unekaho imirimiri ibyo ngibyo ugasanga nyine birareba abahinzi ko n'aborozi n'abahanzi n'abahanzi mwatangiye kunekana ko ribu nawe dufatanye gutya hari akantu kamwe nakunze bro hari akantu kamwe nakunze kagira kati sibyo ni Bosco Empire yakavuze iyo utangiye kuvugwa n'abantu benshi menya ngo uri gutera imbere yarafunguwe sibyo iyo utangiye kuvugwa n'abantu benshi menya ngo umaje kugira gutera imbere nawe nizere ko ibyo bintu wabibonye nyine yego just bari kumvuga yego bari kumvuga ni benshi narizi neza ko urumva muri abo bose banamvuze yego hanza nta n'umwe turahura kabisa ngo dusangire ahubwo uzashake ubagurira akantu nabicaza ubereke ko nta mutima mubi kandi banywa amata na kamwe ayayayaya barya ibiryo twahinze nka gurupe y'abahinzi uragize gutyo mu minsi ishize wenda twirukanka kabisa mu minsi ishize ubishyize hanze indirimbo
indirimbo ngira ngo musubiyemo kabiri yitwa Urugamba. indirimbo ari kuntu umuntu ni kabiri ni gatatu abahanzi urumva debona agenda nabibona ko ngo mva umuhanzi ngo nibaje kuvuga ku ndirimbo ngo izanamo ibindi bintu yego njye ni wanumiye ngo tuganire feel free indirimbo tutayivugaho twabwiye abantu hari ibyo bumvise bafite n'ubwenge baratekereza yego badukunde na ariko nkunda kwivugira ngiye ku ndirimbo cyane kwicana ari cana y'abahanzi n'abahanzi ariko uyu munsi nazanye umuhinzi wo mu bahanzi bamwe kuri company nazanye company y'ubuhinzi irimo n'abahanzi rero ubwo sibyo dusoza ndagira ngo tubanze tuvuge kuri iyi ndirimbo gatoya sibyo urumva iyi ndirimbo yitwa Urugamba wakoranye na Ebujideri yego umwe mu baseti designer dufite muri Huye bakomeye Batman indirimbo ya fresh reka nzere ko wakubitira wa mugani tunasoze n'iki yego iravuga ngo byose ni bo fakubanyiriho dayifuni bombo dashimuhoraho kugura akamodoka bambona bishoboka sha winseka navuganye n'Uwiteka wikina n'ugusara burya nta mana nta buzima wikina wisara nawe iminsi yakugigiza iminsi ni mibi gusa nanjye ndi mubi nuzani kibi ndagukoma kinubi sininya kugijana let's go kai unsatse ndamwamagana uzabirwa amagana let's go kiripa umundeke mbyine cyangwa mbireke kuko nasanze ari kimwe uye turoza Akarenge dufata abasare tukarya imvange muyete ku ndege bikini gitiyo byo birahenze Kigali nyuma zibirenge abo nkorera ngo nikigira ubwenge sinkomo ngo mbabwira ibyanjye si yabanye mbi muri rusange nijoro musenge gusa nimwiyahure ngo mupange kufite umba n'ikirenge oya nibigatuma ubura ubwenge reka nisomere ifege nako nsenga ntabindembe impambanye ngari mona nzerera no my funny no kurya bimbana imihari kuko mbona isosi nkabura ubugari ndumupagasi w'umusazi bimuza mona ndi cameraman ubuntu mbone ndi stage mitenguka mumfate nk'umuhanzi urancuritse ariko ntago turi buze kubyemeranwa singoze aga playlist yeah man, thank you so much rero reka nshimire kuntu twabanye hano urumva by'umwihariko turaganire bro turaganire ngira ngo iminota igera nko ku 40 hafi 50 kandi nawe nagushimye byatari umunyamakuru mwiza ewana byumviza ukuri ewana ngiye nago nyenga iminwa umuntu wese uzagera hano byumenya ngo nzajya nkurabura nushaka utayiwandakariye ngiye nago mbona narakaye kuko mbanje hano nariye neza urumva wanyweye neza noneho ni sibukoko twari kumwe rero na NGD Rumuri umwe mu bahanzi umwe muri Maneko umwe mu bahinzi turagushimiye cyane no kuba bagenda umuhinzi garuka usorome yego bishatse kuvuga ngo uzagaruke gusoroma rero amata uyabanyweje ubanyweje amata yangenza abakamira wazi ko wamvuga nabi utamvuga nabi yego nzagukamira yego tuzaguhingira mu Rwanda urumva man hariho na gahunda ya nkunganire gahunda ya leta yego bafite ukuntu bagabanya ibiciro umuhanzi wagiye kwa Ruganda urumva yego abahinzi bura tumeze neza bandi tumeze neza tunashimira na leta yego tukunagabanyije ibiciro yego hari n'uburyo bita ku matungo yacu gafata time bakaza gukingira inka n'ingurube n'ihene n'intama yego urumva inkoko zigezweho leta wayibura none reka ndabona n'abantu banga u Rwanda yego abantu banga u Rwanda ngo bari mu mashyamba bari kurwana mwataje ibijumba papa umuceri w'indobanure cyane uko kurya inkoko indiziritse inkoko indiziritse muze muzatubyaye mutahe igihugu kandi hano ntabwo urumva yego ntabwo turi kurwana
competition ariko nta masiganwa ntabwo uzabaho kubera ko undi yapfuye nta nubwo uzakira kubera ko undi yakene mukorane mwese mutera imbere nanjye ndahaye ngo dukorane nabwiye ko nyene abakozi ushaka gukora wabura akazi gute wowe ubura akazi habaye iki ahubwo akazi nabibwiye n'abantu barandakarira ndabwanga akazi ntabwo kabuze ahubwo twanga akazi runaka sujya ukamagara ukamakazi ahubwo ngo ndikubona nahari ubwo sakazi karabuze ani kabagari wajya ugakura mu isoko uratinya gukura mu isoko wageze ukabona amafaranga uratinya guhinga ngenda mu murima nkahinga wageze kuki y'abana ngo ntabwo yakikoza amakaka reka hari ibitoki turi kubisarura imineke ko tuyimereye nabi abahinzi murabizi kuntu mukata amasayo muri guhinga umuceri barakaza kuganira ibirayi ibishyimbo guhura ibishyimbo kurima gutabira abantu ibisheke duhinge ibigori hari ibigori byitwa tamira urubyiruko ruve mu bunebwe rufite uwo uri kuzerera gute ibyo bintu wabibwira umukobwa ngo ntabwo nakurikiye umukobwa si urubyiruko nta n'umwe ndi gutaruka ngo ntabwo wakurikiye gikore kirimo amafaranga yego ngo nakishyuza umusarani ukize umusarani winjira umuyijana yego amafaranga hakura menshi cyane kabisa nyine hari abantu bigize imbwa ngo ntibakora akazi yego ntibave muri ubwo bugaba